bizatuzura. Ubu se yaba ari imiti nyine iyi ngiyi apana iriya ya kinyarwanda. Ndi kumva ari amafaranga nicyo gisubizo. Muraho neza, turagarutse muri wa mwanya wacu wo kubaza ibibazo kuri God given dancer. Ikibazo mbabaza kiragira giti kiraro kiroroshye mwirekure sibyo? Okay, yego. Kirabaza kiti abazungu badusigiye byinshi n'ibizatuzura. N'ibizatuzura. Ibyo ni ibiki badusigiye bitaba nyine nibyo batubwira mu Kinyarwanda nyine nkuko abanyarwanda murabizi ukuntu byagenze n'abazungu. Bibiliya nyine kumva ari Bibiliya. Nyine Bibiliya urabona ifite ukuntu ifite connection yo n'Imana. Nyine iduhuza n'Imana. Kandi tuzi ko twese umunsi Imana izaza ubwo tuzazuka. Urumva ko ari Bibiliya. Kuko n'abazungu bayizanye mu Rwanda twari tuzi. Kwisengera za Nyabingi ibintu nk'ibyo. Nanjye ari kumva icyari cyo. Oya mukudoze gusubize n'abandi bavuga ibitekerezo byabo. Abazungu badusigiye byinshi n'ibizatuzura. Badusigiye byinshi n'ibizatuzura. Ndavuga mu kanya. Uracyari gutekereza. Ngende kumva ikintu badusigiye kizanatuzura ari ikoranabuhanga. Mukomeze. Murakoze ngende kumva. Musubirire mu kibazo. Nari. Abazungu badusigiye byinshi n'ibizatuzura. Ibyo ni ibiki bizatuzura? Ni ibiki badusigiye? Biracanganye. Mukomeze musubize n'abana b'imbere badusubize. Ni technology pe. Komeza nawe muhe mikoro tubwire ndabona ari gutekereza cyane. Jewe ndumva. Biki? Mukomeze. Kesi natubwire. Abazungu badusigiye byinshi n'ibizatuzura. Bizatuzura. Badusigiye Bibiliya. Noneho abantu benshi muri twebwe tuzasoma iyo Bibiliya nitumara gupfa Imana izimarukira ari izatuzura. Ko abazungu basize Bibiliya nayo twari tuzi. Iyo Bibiliya ye tuzayisoma dupfe twarakijijwe. Imana imanuke ituzure nyine. Bivuze ngo Imana yadutumye ku bazungu se ntago ari byo. Nge siko mbyumva. Abazungu bazanye Bibiliya. Ntabwo zari ziriho kera. Izo Bibiliya bazanye. Hari abantu bazazisoma nyine gutya barinde bapfa. Bakurikiye iryo jambo riri muri iryo Bibiliya. None niba apfa Imana igiye izamanukira izaza ibazuri. Uri kumva ko byanyuze muri ya Bibiliya abazungu bazanye. Ntago ari cyo nawe ndufite kutubwira. Ndemeranya n'uyu. Komeza udutekereze ibintu tubwire sibyo? Manzi natubwire. Nanjye ndi kumva nyine ibyo bintu abazungu badusigiye bizanatuzura. Banumva nanjye ari ikoranabuhanga. Reka nkubaze Manzi. None se abazungu ndabyemera ko bazanye ikoranabuhanga. None se ikoranabuhanga igihe uzaba wapfuye izongera ikuzuye gute? Ariko tuzi ko nyine mu bihugu byo hanze umuntu ubuze urugingo bamuha nyine insimburangingo y'icyuma. We imagine nyine iyo nsimburangingo ikahita ihura n'imitsi y'umubiri bikaba byabasha gukorana. Ikaba yazura ukuguru kwe kwacitse cyangwa nunganiye Kesi. Nunganiye Kesi cyangwa reka babwire Manzi yakira. Ibyo ni kuvuga ngo byo kugira ngo nyine ngo bamuhe urugingo rwo kumufasha kandi n'undi aracyabiho ntabwo yapfuye kandi bazura umupfu ntabwo bazura umuntu uri. Ariko n'imitima y'ibyuma barayikora. Ariko iyo tekinoloji iri
wowe ushatse kuvuga ngo nk'ikirobo kuko haje tekinoloji nyinshi hari ibirobo wenda abantu basigaye hari abantu babigura bakabijyana mu ngo yabo kandi twebwe ntabwo tugurwa twaremwe n'Imana yizagatuzura ikoranabuhanga naryo ni gute hari ukuntu umuntu ajya kwa muganga bakamushika akajya amushyiraho ikintu umutima ukazamuka aba yapfuye ariko hari igihe bamukora uko akongera akazuka niryo ni ikoranabuhanga kandi barisize rigomba natwe kutuzura ariko nyine baba bawushita nese aba yapfuye abari muri koma yapfuye umutima wahagaze ariko batikoma ntabwo ari ugupfa oya hari igihe apfa kuko umuntu iyo amaze amezi atatu nk'aba yapfuye ni nkaho ariko ntabwo ari ni nkaho ni ikoranabuhanga ntabwo ari igihugu uko ndi kubyumva kuri ibyo ubuze bari kuvuga ngo iki abazungu badani tubwire byinshi bizatuzura urukumva ko icyo kintu kizajya kutuzura abazungu badusigiye tuzaba twarapfuye kera zamani nose wajya kuzana iyo mashini igushitura nk'uko bivuze igushitura nyine ngo wapfuye ugiye kuyizana ngo igushiture umaze nk'imyaka 5 uri mu isanduku yajya kugushitura gute bajya kwa satani bakakohereza imyuka mibi n'izina rya Yesu utangiye kuzana ibintu by'iwanyu bya kera yabigize ahagurutse kumbi ubwo icyo turi kuvuga twebwe abazungu bazanye byinshi n'ibizatuzura genda guma ku cyanjye kari ibyo byinshi bazanye tekinoloji bazana ibintu bitandukanye na Bibiliya barayizanye ndi kumva ndaguma ku cyanjye kari Bibiliya ahubwo mwebwe ndanabakanye nta n'umuntu shema ry'abasore dutemo yandi kumva abaradusigiye nyine ngemba numva baradusigiye nyine nk'imashini na tekinoloji reka nanjye mbabwire muri rubanda ryo bavuga ngo umuntu yapfuye yishwe n'inzara uwo muntu hari igihe umasha yote bikumva naryo ni ryaterambere harimo vitamine akasanzamuka urarenze ma urarenze nanjye nunga shayote ni iki shayote ni iki Eric yadusobanura izo mvuga nazo tuzi turya se iyihe shukuru rero bitanze shukuru tubwire shayote cyari shukuru tubwire cyari cyo ariko ni wowe bitubwiye se shayote uyitubwiye niwe wayituzi reka njye basobanuye shayote abazungu bundi hari iryo bise shayote twumva bakubiramo intungamubiri zishobora kuzanzamura umuntu nyine wazahaye indwara yenda ko kumwica nuko shayote uri kutubeshya kuko igishayote ubundi ni ikiryo cy'ikinyarwanda sibyo gute ari cyo kintu abazungu badusigiye kizatuzura shayote ntago mbere zabagaho yego shayote nazo zije ejo bundi nazo tuzimenyeshejwe ejo bundi wenda tuzibonye ikindi ngaruke ku bintu bya kezi yego ibintu bari kuvuga abazungu badusigiye byinshi n'ibizatuzura abazungu badusigiye byinshi n'ibizatuzura ibyo bintu bizatuzura ntago ari ugupfa gusa wowe uri kujya mu gupfa ntabwo gupfa ariko kuzura ushobora wenda telefone urugero yakuzura gute yakuzura amafaranga wabaye abuze ariko ukumva urashonje hari umuntu ukohereje amafaranga wumva ushonje wenda gupfa bakakwereza ayo mafaranga ukahita ujya guhaha ukarya ubwo uwo muntu aba akuzura badusigiye iyo fone ni tekinoloji ntabwo bibiri ari ugupfa gusa ngo badusigiye wapi ntabwo umuntu yapfa ngazuka yapfa akazuka ariko nanone ntabwo turi kujya ku byo kuzuka gusa byo gupfa impamvu navuze ibyo muri Bibiliya haranditse ngo urukumva Imana izafasha uwifashisha wowe ngo wifashisha ni wa wundi wayikurikiranye guturuka kuri aze kugeza apfuye mwese muri kukica ubundi mureke mbabwenge icyo ndi kumva ari vuga se mukore Bibiliya nanjye ndi kumva reka
ari na technology nandi kuyaka rwose nabandi na rumwe najyaho ariko we Nicyo nutekereza ndeka ndi kumva ari amafaranga Ituzana nicyo mu gisubizo kandi Zana, ndumva zana, zana mu ndisubyizera ariko ndiyizeye ikintu cya mbere ni ukwiyizera njye nizeye ko ari amafaranga ayo mafaranga ariko naturuka kuri technology abazungu bafite ibyuma bakoze ariko ibyo byuma nibyo bikora ayo mafaranga ubwo rero urumva ko amafaranga nayo ari muri technology kandi niyo bibiliya yandikwa nibyo byuma abazungu bakoze ubwo nayo ni technology harundi Reka nkubaze. technology yaba Reka nkubaze. amafaranga nicyo gisubizo kuko nanone nyine technology ishobora kuba ari ituma ibyo ngibyo tubibona ariko kubituma tubibona ntabwo bivuga ko ari yizura wenda ituma tubona ibyatuzura ariko ntabwo bivuga ko ari yizura pe wenda ishobora kuba amafaranga yihaturuka ariko amafaranga niyo atuzura icyo rero ituma twabona kikatuzura n'aya mafaranga ari muri ibyo bintu technology ikora Reka banza mwibariza akantu gatoya. Ubu nkuko bavuga ngo isi igira ibihugu 54. Ibihugu byose 54. Ibihugu byose. Urikumva? muri Afrika ari 55 ntabwo ari 54 Nari ubwo nazirashe. Ibihugu byose byatangiye kuri zero. Uzagenda usome amateka y'ibyo bihugu byose. Wumve niba ari na kimwe kitatangiye kuri zero. Buri gihugu gifite umwihariko wacyo. Muzi gute se? Iyo technology muri kuvuga abazungu niba bayizanye. Muzi gute ahantu bayivanye? Basi mwe ko muri kuvuga ngo technology Imana yaduhaye imbaraga zo kuvumbura bavumbura technology kuki atari wowe wavumbuye kuki atari wowe wavumbuye inde wowe Reka njyewe mbaze George. George ari kuvuga ngo technology niyo yakoze Bibiliya n'amafaranga. yego Ariko ikintu njyewe numvise avuze kitari cyo. Ni gute yego umuntu yakora Bibiliya kandi bajye bavuga ngo ni Imana yanditse Bibiliya? Imana yakoreye mu bantu bandika iyo Bibiliya ntabwo ari Imana yanditse Bibiliya yakoreye mu bantu bandika Bibiliya Imana ishobora nanjye kunkoreramo nkayandika iyo Bibiliya kandi mukayisoma Okay, murakoze cyane. Ikibazo cyagira ibiti abazungu bazanye n'iki abazungu bazanye bizatu. Igisubizo rero ni amafaranga. Abantu bayisubiza mu amashime. cyane byo nawe bitangiye ariko nanjye ntabwo mwavuga kuko nanjye nawe nibafungira amashyi twitwa God given dancer do follow subscribe and that nari nibagiwe dufite movie rwose cyane ya high school muzayikurikirane mukomeze muyirebe ndetse natwe mukomeze muturebe God given dancer we are here to win. God given dancer we are here to win. Bye. NZIZA